Uyu mani Iradukunde Emmanuel twasenganye tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2022 hari nijoro ndabyibuka mu masaa 5 n'igice. Eka mbivuge nta kibazo. Icyo gihe pe nari ndi kubaka inzu yanjye ndimo, ariko ndi kubona byancanze, ndi kubura ibintu bikenewe kugira ngo nyimukiremo nanjye mve mu ikode nje mu yanjye. Abarambwiye atumva icyifuzo wazanye ntabwo nari nakimubwiye, nari nakibitse. Imana iragisubije kandi bidatinze cyane. Bwarakeye tariki ya 1 z'ukwezi kwa 2023 reka mbivuge ndabyibuka nk'ibyabaye ejo ko tugomba guhamiriza abantu bakiriho. Umuntu yarampamagaye ati please nzi kuri kubaka, mbwira ibintu byose ukeneye kugira ngo inzu yijyemo. Ndamubwira byo ntabwo ndabivuga, ariko byari bikeneye kugira ngo inzu yanjye nendi kubaka yijyemo. Ibyo bandi Iradukunde Emmanuel yamanuriye tariki 31 byahise bisora tariki ya 1. Ndavuga nti Imana ushimwe. Imana yanyeretse nzahura nabo kuri hano kuri umusozi, kubona ko twahahuriye tukagirana ibihe byiza nabo tugasenga. Nawe rero bari abantu dusenganye, Imana rero yabanyeretse imbere n'ubutumwa ndabaha ubwo nuko nyine. No ku musozi ngubitanye n'abamama, nanditse n'umugabo itazatwiyungaho turasenga. Imana tubwira ibintu yari yaranambwiye ndabibabwira, nukuri duhe ni nomero yawe kubivuze niko biri, kandi namwe mwarimo hari murabibonye. Yego baremera se kuza ngo batange ubuhamya mubabwire ngo ntabwo ujubeshya, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya Mana, narabibonye, iyo usezeranye urasohoza. Ntabwo ujubeshya. Ntabwo usezeranye umuntu inka ngumuhihe. Yes, reka tubasuhuze abakunzi ba Concorde TV show aho muherereye hose ari mu Rwanda, mu ntara enye ndetse mu mujyi wa Kigali. Turabasuhuje abari mu mahanga mwumva ururimi rw'Ikinyarwanda, turabasuhuje. Imana amahoro nibane namwe kandi ibahe umugisha. Ndashimira cyane abantu bakanze subscribe bakadushyigikira, twatugenda tuba umuryango munini cyane, kandi nawe ndagushimiye ugiye kubona iki kiganiro aribwo bwa mbere ukayikandaho ukadushyigikira. Imana ntikabure kukugirira neza. Nkuko twabasezeranyije ruko tutazajya tubatera irungu, ahubwo tuzajya tubazanira abakozi b'Imana kandi bafite amavuta. Nyabuna reka mbabwize ukuri, abantu ntumira 99% tuba twarasenganye, abandi 1% naba abandi bantu nabo tuziranye twasenganye baba baratangiye ubuhamya. Imbere ya kamera ndi kumwe n'umugabo, ni umukozi w'Imana, ni umuhanuzi, twarasenganye turaza kubivuga mu buryo burambuye, ariko reka banze abibwira amazina none adutangirize n'isengesho kwivuga birambuye duhita tubikurikizaho. Ni karibu umukozi w'Imana. Amazina ni Iradukunde Emmanuel, naturutse mu mudugudu wa Mugarama, akagari n'aka Kabyiniro, umurenge wa Canika. Reka dusenge. Mana Nyiringabo Jehova, uri kwizerwa, uri umurengezi wacu ku manywa ndetse na nijoro, uradusuruka dutabara tugeze mu kaga, umenya aho dutuye, utumenyera n'imiryango. Niyo mpamvu wari uzi ko isangi tuzaba twicaye hano, izina rye rihabwa icubahiro. Dusenge abantu bose bagiye gukurikirana kino kiganiro, afite ibibazo ubatabare, kandi wera wese Nyiringabo Imana ugere kuri buri muntu wese iki kiganiro tugiye kunyuzaho kano kanya. Ntaba ari twe, izina rye rihabwa icubahiro. Turinde kwishira hejuru, turinde kwiyobora, ahubwo turakwinginze ngo abari utuyobora kugira izina rye rihabwa icubahiro. Akoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. Amen. Tuguhaye ikaze hano mu karere ka Musanze. Murakoze. Ni ikirere kidatandukanye cyane n'icya Burera, kuko urebye n'uturere nyine duhana imipaka. Ntabwo ndavuga mbese ikirere wakibonye. Oya ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe kuko naho tuye ni munsi y'ikirunga cya Muhabura, ariko hano twitegeye ikirunga cya Gahinga ndetse ni cya Sabyinyo. Bivuga ngo uko biri kose
ntabwo hagutonze. Ntabwo hantonze ariko hano dufite amazu menshi cyane kandi meza. muri abasirimu ariko natwe turi abasirimu ariko namwe mu kidaho burayafite. Umeze ute? ndakomeye. urashima Imana? ndi gushima Imana. N'abantu bangahe? bose bose n'abaguye mu kiruhuko bashima. none n'abantu bose n'abanzi bawe kubashima cyane wiki. Mbo Raduku ugiye kwivuga ariko yingiye kambanze nkuvuge. Bakunzi ba Concord TV show, impamvu natumiye ni Imana iradukunda cyane. Emmanuel, Imana iradukunda Emmanuel. Imana iradukunda Emmanuel. Uyu Imana iradukunda ni muntu ki? Nje tuziranye kuva 2022. Twarasenganye mubonamo amavuta y'Imana. Ubwo rero maze gushinga cano ndavuga nti ngomba kumutumira. Uyu Imana iradukunda Emmanuel twasenganye tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2022 hari nijoro ndabyibuka mu masaa 5 n'igice. Reka mbivuge nta kibazo. Icyo gihe pe nari ndi kubaka inzu yanjye ndimo, ariko ndi kubona byancanze, ndi kubura ibintu bikenewe kugira ngo nyimukiremo nanjye mve mu ikode nje mu yanjye. Abarambwiye atumva icyifuzo wazanye ntabwo nari nakimubwiye, nari nakibitse. Imana iragisubije kandi bidatinze cyane. Bwarakeye tariki ya 1 z'ukwezi kwa 2023. Reka mbivuge ndabyibuka nk'ibyabaye ejo ko tugomba guhamiriza abantu bakiriho. Umuntu yarampamagaye ati please nzi kuri kubaka, mbwira ibintu byose ukeneye kugira ngo inzu yijyemo. Ndamubwira byo ntabwo ndabivuga, ariko byari bikeneye kugira ngo inzu yanjye ndi kubaka yijyemo. Ibyo Imana iradukunda Emmanuel yamanuriye tariki 31 byahise bisora tariki ya 1. Ndavuga nti Imana ushimwe. Ndavuga nti rero niba narashinze cano inyura abakozi b'Imana ni gute nta mutumira ngo aze tuvuge Imana. Naje arangije arangora cyane. Radu, reka dukoreshe radu n'ubundi nibyo baguhamagara. Ni naryo bazi cyane pe. Imana iradukunda Emmanuel, ariko abenshi bakunda kuvuga radu baba barihinnye. Radu kukiwa ngoye nkagutumira ntuhituza. namanje nacisha inzira. Tugomba kumanza twacisha inzira. Yego. Imana yakwemera ukagenda. Kuko biba bisanga ugenda nene igushigikire mu byo uravuga. Yego. Nangwa se yabyanga ukaguma mu rugo. Hari igihe kigera cukuja hano. Nangwa se hari igihe buri muntu wese ntabwo yapfa kuza hano. Igihe cye nikigera azaza. Hari n'abatahagera. Rero iki gihe kigeze ni umunsi waruye. Nalase mbwira pe ndumva maze nk'ukwezi n'igice nkubwira nti mwanya wanjye Radukunda waza tugakora ikiganiro tukavuga Iyera, kuko nzi ko izina Iyera akunda kurikoresha. Tumva Iyera iravuze ngo nubu nivuga hano turi mu kiganiro ntubipfukirane, ubwo butumwa bwa nyirabwo buvuge buzamugereho. Ndavuga nti radio waza tukavuga Iyera kuri Concord TV show. Aransubiza ati nzabanza mbaza Imana. Shimye Imana rero ko ejo mu gitondo message nabonye ya mbere mfashe WhatsApp nabonye yandikiye ngo narose turi kumwe turi mu kiganiro ndi kubwiriza. Niko byagenze. Ndabeshye? Niko byagenze. Mbwira ko wabibonye. Nararotaga ndi kuri YouTube. Yego. Nkabati oya nshaka ibimenyetso. Nzakura kuyihe kuko bamundumira ni benshi. Yego. Noneho ubwo umunsi w'ejo ubwo nindi gusenga, ndakeka ko nasenganye n'abantu dukunda gusenga n'abanyakigali. Yego. Turasenga Imana ntiyagira icyo mbwira. Nganira n'umukobwa n'ubundi munyakigali witwa Garase, tugana ku buzima busanzwe. Yego. Hari saa 9 buri kuba saa 10. Turangije kugana ku buzima busanzwe turaryama sinarota. Yego. Ariko ngirota mukanya nkibona mbona turi kumwe nje nawe mu kiganiro. Bitambwe nandikira Garase ati ndose ndi kuri YouTube. Yego. Garase ati ntabwo mbizi ko kubera ko nzi ko nawe utabikunda. Ntabwo mbizi. Ndangije kuko hari impamvu. Ndangije ndamubwira mpamagara n'undi mugabo, nandikira n'undi mugabo w'inshuti yanjye ati narose ndi kuri YouTube. Harangije arambwira ngo
hari uwo bitabera yego ndavuga ati ubwo numvaga njewe ku giti canje igihe kitari cagera nuko nongera guhamagara undi ni inshuti yanjye nayo dukundaga gukorana mu buzima bwa buri munsi turanasengana kuko ndi no kuza twavuganye arangije aravuga ngo tebwa Imana yabyemeje gukorera iki eja kuyikorera nubwo buryo naje none se ubona turi kumwe twicaranye imyenda nambaye raniyo ahubwo ninje bize kuko uri kubona ko abantu Imana yanyeretse nzahura nabo kuri hano kuri umusozi kubona ko twahahuriye tukagirana ibihe byiza nabo tugasenga nawe rero bari abantu dusenganye Imana rero yabanyeretse imbere n'ubutumwa ndabaha ubwo nuko nyine nyemere icyo kintu gisobanure neza bakunzi ba Concorde TV show iyo tutagiye kuri tele hari kuri studio ahantu dukorera ibiganiro nkorana n'inshuti yanjye David ufite channel yitwa Gone Arike TV naramubwiye ntimfite abatumirwa ejo arangije atewe ndikumva ntashaka ko dukorera hano kuri studio ahubwo nshaka ko tuzakorera ahantu hitwa mu Bisate kuko haba view harebetse neza n'ubuhumbezi hari amahumbezi niho twicaye rero kwari kugira ngo ngutegurire inzira nkuko Yohana yateguye ya Yesu nawe vugaho noho ibyo uboneye hano nuko Imana yabikubwiye hano ku musozi ngubitanye n'abamama yego nanditse n'umugabo itazatwiyungaho turasenga Imana tubwira ibintu yari yaranambwiye ndabibabwira nukuri duhe ni nomero yawe kubivuze niko biri kandi namwe mwarimo hari murabibonye yego baremera se kuza ngo batange ubuhamya mubabwire mwumve ushaka mubabwire mwumve baremera kugira ngo baze biva ko bari kwiyumva hano hari umumama uhicaye reka mubwira agende abambwiriye niba babishaka baze batanga ubuhamya ko tugomba kugendana n'ibimenyetso Imana ishimwe gende wabaze ati abantu radu ahanuriye bashaka kuza gutanga ubuhamya kuko tugomba kugendana n'ibimenyetso pe kuko hari abantu bavuga ngo wananga abantu babaye kwishakira views niki ariko pe views nazo turazikeneye ndabyemera ko niyo mpamvu dutumira abantu bafite umutima bafite amavuta y'Imana ariko tugomba no kugira ute kugendana n'ibimenyetso apana kuzana umuntu hano umuntu wabivangavanze urumva umuntu wabivangavanze ngo aze kubeshya usange aheruka guhanura muri 2011 ngo ariko ngo aracyari umuhanuzi yego twakomeje reka dutegereze nibaza turaza kubakira nta kibazo sibyo turaza kubakira nta kibazo rwose Rado wakijijwe ryari umuntu tumwakira ari ubwa mbere turamubaza se wakijijwe wavutse mu rugo rukijijwe cya agakiza waje kukishugurikira reka nkoresha iyo terime mu navutse ndakijijwe nakuze nsanga ndakijijwe yego ariko 2016 natangiye gukunda ibintu byo gusenga ndagenda ndasenga Imana ikora imirimo n'ibitangaza ariho nahereye n'impano y'ubuhanuzi muri ubwo buryo nuko byatangiye yego 2016 nibwo yumvisemo kukijijwe cyane impano y'ubuhanuzi uyihabwa ryari nayihawe 2016 turi ku musozi ku rusengero rw'Iremera rero natangiye guhanura icya mbere twe turi urusengero gakobwa kari kasaze n'abandi bantu ariko abari gusenga n'abafite izo mpano ariko naje kumva ko ndi gusenga ariko nkabona abanyempano bari gukora iki bari gusenga bakavanga utaraba amaso biramujamo igihe kiragera tukaza turaje gusenga ku rusengero igihe kigeze nuko nkaza ndaje gusenga ariko nakuze ntari umwadeperi nja hirya no hino nsengera hirya no hino butandukanye kuko mu buzima busanzwe nakunde gusengera kuri Moriya kusengera rwitwa Moriya ruri hano mu Rutamba noneho tugasenga abantu bagahanura nkumva naje ibintu biramfashe gutyo muri ubwo buryo igihe kigeze ndi muri groupe twasengagamo yari yoboye n'umugabo witwa igihe kigeze noneho turagenda turasenga turangije gusenga twe turusengera nuko kwa mushiki wanje mwuka none barahanura barangije guhanura nanje birangije biramfata ndahanura ndangije guhanura
barangije bikontoreye babona ibyo mpanuye koko niki nukuri nuko byatangiye. Yego. Akenshi ntabwo nabura kukubaza ikibazo kivuga ngo ni ryari ukuntu ibintu bimubaho bwa mbere. Akenshi nk'umuntu yabonye akazi ubyemera iyo wahembwe pe cyane, wahawe ibaruwa ariko avuga uti wabonesha ubundi bansimbutse simpembe, wabona uhembwe akavuga uti burya ka kazi nkarimo. Wowe ni ryari yumvise uvuga uti pe ni ukuri ndi umuhanuzi ushingiye ku kintu wahanuye ukabona nyine nawe kirakwemeje pe? Ikintu cyatumye nemera ko ndi umuhanuzi, hari umugabo twe tugusengana iwanje. Yego. Ndakeka nawe uramuzi. Ndangije ndamuhanura ndabwira ngo Imana iguhaye ikibanza mu mujyi wa Musanze. Ndanamubwira ngo kandi ikimenyetso nta mafaranga uzabukoze iki uzaba ufite. Yego. Nuko igihe kiragera Imana imuha cya kibanza cya miliyoni 17. Yego. Ubu aratuye arubatse. Niho natangiye kwigira icizere ko Imana ivugana nanjye. Twasengeye abarwayi irabakiza ibintu n'ibindi n'ibindi, ariko icyo gihe niho natangiye kubona ko Imana ikora imirimo n'iki n'ibitangaza. Yego. Imana iguhaye ikibanza kandi uzakibona nta mafaranga uzaba ufite, kandi icyo akoze mu buzima busanzwe afite amafaranga. Yego. Ariko muri bije ashobora kuba ataranabifite. Yego. uri kubyumva? Ntabwo akennye nta nubwo aciriritse. Yego. Muri bije ashobora kuba ataranabifite, ariko Imana irambwira ngo ikimenyetso ni telefone izaguhamagara. Yego. Iri kukubwira ngo hari ikibanza kiri kubunga, uzaze ndambwira ngo uzaje igende kugitambagira. Niko Imana imbwiye. Baramuhamagara aje kugitambagira, igihe kiragera akora iki arakigura. Ubu aracyubatse, agiye no kukigurisha Imana iramubutse kandi atabitubwiye. Bari kumwunga Imana iramubwira ngo oya wikigurisha. Ubu yaracyubatse. Ubu yaracyubatse nubwo atari yayitaha ariko yaracyubatse. Nta kinzirimo. Inzirimo. Haleluya. Imana ishimwe. Ikindi ni ryari Imana yigeze iguha ubutumwa nawe ukumva utinye kubutanga, cyangwa se wabugeza ku muntu akagupinga ariko nyuma akaza kwemera akavuga ati koko ni Imana yagukoresheje? Nagiye ahantu bari bantumiye ahantu mu rusengero mu Kinigi. Yego. None ntabwo mvuze izina hariho. Ndangije mpanurira umugabo w'umwarimu, ndamubwira ngo Imana irambwiye ngo iwanyu hari urupfu, ariko Imana irukuyeho arampinga. Bigaragara ko akoze iki kampinzi. Yego. Yari umwarimu. Ndangije ndamubwira ngo ikimenyetso urakibona. Akora impanuka ntiyapfa nubu ariho, ariko ikimenyetso yakoze iki yarakibonye. Yego. Njyewe nkwikije amavuta kuriho ariko ntacyo igihe pe upfa abagana abahanuzi bose bari guca kuri Konkobide TV show ataraza biti utanageze ndatekereza ni sahari Imana yamweretse ko nyine bitameze neza koko ko atazaza bose byabatunguye. Ariko pe mbonye message ejo umbwiye uti Imana yanyemereye, nanjye numvise nishimye. Bose byabatunguye koko bakundaga kuvuga ngo ariko kukundaga kudukumbuza bamwe nabwiraga mujeho wowe ntuze nukubera iki. Arangije nkababwira ati nje nigihe kitari cyakora iki kitari cyagira. Ariko uzi cyanyemeje yuko Imana ibirimo nuko warambwiye uti nje Imana ntabwo iranyemerera, ariko mfite umwana w'umukobwa dusengana urimo amavuta. Abamaze iminsi bari kudukurikira muzi umwana w'umukobwa tumaze gukorana ibiganiro bibiri witwa Dusabimana Alphonsine pe aranakunzwe, abantu bari kumureba kandi ukanabona yuko comment bashyiraho bishimye. Uyu rado niwe wamuje nawe cyane. Nahise nemera ndavuga ni Imana ushimwe pe. Nawundi namubyaga rado uzaza ryari ngo tuvugiye ati Imana ntiranyemerera. Avuga nubwo ari kumpakanira yuko nyine ubwo nibindi byose bitari mu mugambi w'Imana muri make na cano ko bitagize. Ariko nanone nza kwibuka yuko nakoherereje doza. Oya, hari ibintu wamanuriye umwaka ushize 2024 uranyandikira ndangije nanjye mpinga. Ariko Mana we yatumva 2025 Imana izagwisha gukora. Imana igiye kuvuga icyo gukora.
ariko umwuka byaro umva ubu ndi CEO ubu ndi CEO wa Konko the TV show cyane channel ni yanjye ntabwo ndi umukozi ubu ndi umukozi wa YouTube kuri channel yanjye apana kuri channel y'abandi kandi nabyo message ndacyayifite ejo ndirwo nasubiye urumva ndakubaza nese ibyo urukumbwira ni ibiki ndangije ndihorera uraceceka ndi kugira ngo utobore nyine umbwire ngo icyo cyo gukora ni ikihe ariko natwe twahawe ubwenge nyine icy'ingenzi suko nuko gihari niko gihari kandi mw'icyo gihe ntabwo cyari gihari ubimbwira niko bimeze Imana ishimwe amen se ndahera hari ukuntu rero abakunzi ba Konko the TV show bajya badushinja ibintu bati muzana abantu mwarangiza mukiganirira mukavuga ibyanyu mwarangiza ntibavuga ijambo ry'Imana umwanya muremure ngo banaduhanurire urumva noneho nkibaza ushobora kuba uri hano kuri channel ubu turi kuganira Imana ikakwereka ibintu by'umuntu n'ubundi ugahita ubivuga ku buryo yazabona ikiganiro akazavuga ngo ninjye mu kanya turi muri cya kiganiro twakoze nabonye ariko ryura mu muvi guhanurira ubonye ko mvuye kubimubwira uretse ko hano kuri kamera hano imbere ishobora kubinyereka kamwe kayo tuvugana ariko abati ndabikweretse ariko urabubwira muri bangahe muri babiri ariko iby'Imana bigira gatansi bigira gahunda uko byumva kubera ko mukanya ngiye nkamubwira mu muco iby'imbwiye niko bimeze ariko na hano tugomba kuvugana nayo nyine biba bifite kondisiyo bishobora kuzika kubwira ngo bivugire kuri kamera umuntu azabyumva cyane sibyo ashaka kuba ari umuntu uri muri Australia uri muri Canada utari hano hafi sibyo Imana ikabikubwira akazabyumvira kuri YouTube Imana ishimwe nibiza rero ntubinige nanjye sinzana ntabwo ngomba kubiniga none abari abantu bahanuriye mukanya ndakatinga nidusoza ndeko baranyemera kuza gutanga ubuhamya ko bishobora kuba byemera kujya kuri kamera n'utabyemera cyane ariko baje nyine tugahamya byarushaho kuba byiza niko bimeze ndaza kubibasaba icyo tuyokora ni iki rero ngo tutizimba mu magambo yacu ahubwo ufata umwanya urambuye usoma ijambo ry'Imana uko hari ikintu nabonye umuntu ari kubwiriza amavuta aramanuka y'ubuhanuzi iyo umuntu ari kuririmba cyangwa se ari kureba indirimbo amavuta y'ubuhanuzi ajya amanuka nge ntabwo mpanura ariko ndi umuhanzi ahiye njya niririmbira najya kwicara nkumva nti yatumva mwana wanje atukimara kundirimbira nkumva ikambwira sibyo ikavugana nanjye ubwo reka tujya mu ijambo ry'Imana turiho umwanya ukuntu abantu baganira ugasanga nyuma ati uvuga iminota 5 none ukavuga wifashe ku buryo utarisagagura neza ariko pe iminota 20 n'Imana nigushoboza uyivugemo nutanayigezamo n'ubwende bwawe utaza kuvuga ngo nakoniganye ijambo nje ngiye kuba ncecetse cyakoze ndajya mvuga ngo amen Imana ishimwe ihimbazwe ndikumva twamanza tugasenga yego Mana nyiringabo Jehova izina ryawe nirishimwe turi hano kuri guno musozi kandi hari abantu benshi batandukanye nandetse ari nabandi badukurikiye turakwinginze Mana kandi kuva uyu munsi utanyira usobanura bidasobanutse hari byaba byarazitse ubizikuru ko kuri Uwiteka tesha agaciro ibitakuvuga neza mu izina rya dufite ibimenyetso n'ibihamya byemeza ko watugiriye neza hari n'abandi ugiye kuzagirira neza kandi ijambo ryawe rambwira ngo haleluya haleluya tumaze gukira tumenwa yuko ikirwa cyitwa Merita bene igihugu batugira neza baducanira umuriro kuko hari imvura n'imbeho isiriva mu muri muruma ku kiganza Paulo abantu baravuga ngo n'umwicanyi bandi bategereza kari bubyimbe bandi bategereza kari bufakindutse namaze umwanya munini babitegereje barabibura barahindura ngo kuko yinima reka bigaragare kari wowe Mana haleluya haleluya reka uko abantu babyiteze ataba ariko babibona urakoze mu izina rya Yesu amen amen Mana ishimwe kandi Mana nihabwe icubahiro numva tujye gusoma ijambo riri muri Yesaya 43 Yesaya 43 iravuze ngo Abisirayeli bazacungurwa turasoma umurongo waho wa mbere ngariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga iti witinya kuko
naragucunguye. Reka dukomeze. Naragucunguye mu izina ryawe uri uwanje, nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi n'ibirimi byawo ntibizagufata. Imana itugire neza. Haleluya, haleluya. Mfite ijambo rivuga ngo gutinyuka, rifite intego ivuga ngo gutinyuka ibyo abantu batinye. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Ibyo abantu batinye guhanura kubitinyuka, Imana itanze izindi mbaraga. Nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu mazi ntizagutembana, nuca no mu migezi ntabwo imigezi izagutembana, na ndetse n'ibirimi by'umuriro ntabwo bizagufata. Imana ishimwe. Imana ikeneye abantu batinyutse. Imana ikeneye abantu bakoze iki? Batinyutse. Muri byo yavuze ngo uwaba atinyutse ibyago byose naza kurikire umwami Yesu, nta cyamurekesha iyo migambi yo guca mu nzira ija mu ijuru. Ntabwo azacogozwa n'ishamugongo, ngo ahubwo abazimubwira nibo bazagwa, ngo abanzi be ntibamugarura mu nzira anyuzemo ija mu ijuru. Imana ihabwa icubahiro. Rero yewe mu nda aho waba uriho hose ugomba gutinyuka. Niba ari ibintu byanze, niba ari ibintu batinye, Imana ishimwe atari ibyaha, ari ibintu byagutungira umuryango, ari ukuja muri business ugacuruza, ugomba gutinyuka. Imana ntabwo ikorana n'abanyabwoba, ahubwo imatinyuka kugira abindi abantu bandi batinya ngo ibi ntabwo turabikora, twe tugatinyuka tukabikora, kandi Imana ikadushigikira. Imana itugire neza. Uri umunyabwoba, uri umunyabwoba, izuba riri kwaka ntabwo washira imbuto mu butaka kuko watinya. Ariko umuntu watinyutse agashyira imbuto mu butaka, igihe kirageraga imvura ikagwa igasanga za myaka zigeze hejuru, wa muntu aryaga abandi batinye bashonje. Imana itugire neza. Ijambo riratubwira ngo ariko none weho wakuremye Yakobo, umvira ijambo ariko akakubumba wowe Isirayeli, aravuze ngo witinya. Nanjye nkuzanye ijambo rivuga ngo witinya, nuca mu muriro nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nuca no haleluya, 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 nuca no muri bya bindi ntacu uzaba. Imana nihabwa icubahiro. Nasomye ijambo riri muri Yosuwa igice kimwe umurongo wa 9, iramubwira ngo mbese sinje ubigutegetse, nuko komera ushikame ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko aho uzaje hose nzaba ndi kumwe nawe. Imana ihabwe icubahiro. Imana itugirire neza. Tuve ngo amen. Nasomye ijambo riri muri Nahumu 2, iramubwira ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza aje kwamamaza iby'amahoro. Twe ntabwo turi kwiyamamaza, ahubwo turi kwamamaza iyaduhamagaye. Imana ishimwe. Twe turi kwamamaza iyaduhamagaye ikatugira icizere, haleluya, ikaturokora, ikadukurira Dubai kwa Makiri, ikadukurira ku ishamba, ikatuzana hano. Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Iyo ndi kuvuga Imana numvaga wagira ngo ndashushe, wagira ngo naparitse imodoka hariya. Imana itugirire neza. Imana idushigikire kuko iby'Imana, Imana itugire neza. Iby'Imana ntabwo igihe mbivuze nkumva birandenze. Imana rero yo kabyara iravuze ngo witinya. Haleluya, haleluya. Ngo gukuka umutima. Hari abantu bagize ubwoba bitewe n'ibihe n'imisi, hari abantu bagize ubwoba bitewe n'abantu babanga, hari abantu batewe ubwoba n'abarozi, hari abantu batewe ubwoba n'amadeni, ariko we gutinya. Imana itugire neza. Uko abantu babyiteze. Hari abantu biteze ko tumwara, bandi bitega ko duseba, bandi bitega ko dusuhuka, nkuko Ishira yarumye Pawulo, abantu baratega ngo arabyimba, bandi ngo arapfa kindutse. Ariko nkuzana ijambo vuga ngo uko babyiteze siko babibonye. Asante, uko babyiteze siko bakoze iki, siko babibonye. Imana yacu nihabwa icubahiro. Imana yacu nihabwa iki, icubahiro. Amen. Haleluya, haleluya. Imana nidushigikire kandi Imana idutabare. Nasomye ijambo riri muri Yesaya 50 ngo kuko umwami Imana azantabara, nico gituma ntamwara, nico gituma nkomera mu maso hakamera nk'urutare. Yewe muntu dukurikiye namwe turi hano, co mukomere. Haleluya. Komera, 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 kuko ukubereye maso ni umunyambaraga. Ntabwo mubyumvise.
ukubereye maso ni umunyembaraga. ndafashijwe Uwo duhekeye, Yego. haleluya haleluya, Amen. uwo duhekeye ni umubyeyi. Yego. uwo duhekeye haleluya, ntabwo mubyumvise, duhetse umwana, kandi uyu mwana duhetse afite se, afite nyirawo, kandi uwo duhekeye afite ubushobozi. Yego. Bishatse gusesengura ngo iki twebwe haleluya, Amen. iki turimo, twebwe iki turimo tugomba kukirinda, tukagikoresha uko bikwiriye, kuko uwo duhekeye ni umubyeyi. Yego. Imana itugire neza. Amen. Tuve ngo amen. Amen. Yubahwe yo kabyara. Yego. Haleluya. Amen. Mana yubahwe, yamamare kuko ishoboye byose. Byose. Imana itugire neza. Yego. Kandi Imana idushigikire. Kandi Imana idutabare. Yego. Haleluya haleluya. Amen. Uko babyiteze ku buzima bwawe, uko babyiteze ku buzima bwanjye, uko babyiteze siko bazabibona. Abantu uko yaba ameze kose, ahora yiteze ko tumwara, ahora yiteze kumwara, ahora yiteze kuseba, ariko uko abyiteze siko bizagenda. Ijambo ngo siko bizaba mu mutegereje, uretse avamo sezerano ari nta mpamvu. Ijambo ramira ngo kuko wambereye inkoramutima, kandi ukaba wo gukundwa nanjye nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe. Ariko amen. Amen. Abafashijwe ngo amen. Amen. Haleluya haleluya. Amen. Imana itugire neza. Imana idushigikire. Imana itubere ku rugamba. Imana idutabare. Twabonye Imana irakiza abantu kanseri. Hari umukecuru iwacu Imana akije kanseri. Haleluya haleluya. Twabirebesheje amaso. Imana niturengere. Imana nidutabare. Ndibuka igihe kimwe nabonye Imana. Hari abavuga ngo nabonye Imana iri kugenda n'amaguru, bamwe ngo nabonye Imana iri kugenda, ariko narayibonye. Igihe kimwe kambivuga gutya, urabyumva arabyumva, n'abo duturanye bazabikurikirana bazabyumva. Igihe kimwe ndi gusenga ahantu, twite gusenga n'abangirikani batandukanye, ko nje ndi umwadeperi, twite gusengera ahantu mu Kaziguro. Umuntu arangije ararwara, kandi uwo munsi twite turasurwa n'umuyobozi. Imana ishimwe. Tuve ngo amen. None turasurwa n'umuyobozi, ubwo ni umuyobozi wa leta. Rangije igihe kiragera, nja gufata wa muyobozi, kuko ninje perezida wari wa groupe. Ngeze hepfo, umwana w'umukobwa yikubita hasi, arangije gukora iki, arahwera. Imana ishimwe. Igihe kigeze, abahanuzi baragenda baramusengera, Imana ikora imirimo n'ibitangaza, iramuzanzamura. Igihe kigeze, ndazanzana na wa muyobozi, arebye ibyabaye aho, agira ubwoba. Turangije duhamagariye, Imana ikora imirimo n'iki n'ibitangaza. Imana iturengere. Muri mbyino yavuze ngo numarize kumwemera k'umwami n'umukiza, uhamye mu bandi ibyo yakoze iki, ibyo yakoze. Usabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwa ubuntu wahawe nawe. Amen. Imana itugire neza. Kandi Imana idushigikire. Jambo ngo dore mu mpinga y'imisozi amaguru yuzanye inkuru nziza, aje kwamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe, higura imihigo. Shatse kubwira ngo higura imihigo, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe, yatsembweho pe. Shatse kukubwira ngo muri izi saha turi hano ku musozi, Imana iguhindure ibidafatika. Haleluya. Imana iguhindura ibidafatika. Abarozi nibaroga bafata ubusa, ibintu byose bifata ubusa. Imana itugire neza, iguhindura ibidafatika. Bakure kunda abwira ngo niba ari ikintu cyiza kibaho, ni ukubana n'umuntu kwanga, ukamenya ko kwanga, kandi mugakomeza mukabana. Ntabwo mubyumvise. Ikintu cyiza kibaho, kubana n'umuntu kwanga, ukamenya ko kwanga, ariko mugakomeza mugakora iki, mukabana. Kabiri, ikindi kintu cyiza kibaho, kuba abantu biteze ko nta kintu uzapfa wigejejeho, ejo bakabona ari Imana yagukoreye. Imana nishimwe. Gatatu, ariko mwuka byaramwe, Imana ni nziza. Tuve ngo amen. Ikintu ca gatatu, ariko Imana ni nziza. Tuve ngo amen. Imiryango ikakujugunya. Iki kintu ni cyiza. Abantu bakakuvaho, noneho inshuti zikakuvaho, ndetse nashake n'umugabo we washatse akuveho. Ariko iyi Imana igukore ka surprise, bo barizana. Aleluya. Bo barizana, baravuga ngo ntuzi Imana mugire neza, tujeyo. Imana nihabwe icubahiro. Niba ari ikintu cyiza kibaho, ni ugutabarirwa muri karitsiye wakubitiwemo, ni ukurira muri karitsiye abantu bavuze ngo uzapfutariye. Imana nihabwe icubahiro. Haleluya haleluya. None ijambo ravuga ngo ariko Yakobo wakuremye akakuma, wowe Isirayeli, aravuze ngo witinya,
kuko naguhamagaye mu zina ryawe uri wanje, nuca muri biriya nzaba ndi kumwe nawe, nuca no muri nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Mana nigushigikire mu byo ugiye gucamo, Mana nikurengere mu ntambaro uri gucamo, Mana ni haleluya. Twizeye Imana ikiza uburwayi, twizeye Imana ibohora abantu. Haleluya, haleluya. Igihe kimwe nagiye mu Mutara, bwo bwa mbere ngiyeyo ngiye gusengera umwana w'umukobwa mu Mutara, ndangije ndagenda, ndangije turamusengera. Mana muri iyo minsi ikora imirimo n'ibitangaza ashakira i Kigali, ubu ndakeka nawe nindangiza kuva hano ndamuhamagara agikurikirana. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Rangije kuva iyo mu Mutara ashakira i Kigali, ubu arabyaye, yitwa Rosine. Haleluya. Imana ikora imirimo n'ibitangaza, abantu bari bavuze ngo byararangiye. Imana nishimwe kandi Imana nihabwe icuba. Twarayibonye rero, Imana twarayibonye. Haleluya. Imana twebwe twakoze iki? Twarayibonye. Umva igitangaza ejo bundi yakoze. Yego. Yagikoze ndi na Dusi. Twagiye i Kigali tujye gusengera umuntu wari waratumbye. Yego. No kwambujije kwenze muvuze. Ntuvugize. Haleluya. Noneho turagenda yari yaratumbye inda, turamusengera, n'umukuza twavuganye, Imana iramukiza. Nindi nakaga kubwa ka Dusi. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. TV show bamuzi nka Alphonsine. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ubu wa muntu yakoze iki? Yarakize. Yego. Imana nishimwe. Ikindi gitangaza Imana yakoze. Mu minsi ishize nari ndi ahantu mu rusengero, kambivuge kuko Imana nihabwe icyubahiro. Umuntu umwe dukorana ku murimo ku rusengero arangije ansinya mishaje arambwira ngo urihe, nabwira ati ndi hano. Ati hari umuntu umuyobozi ushaka kugira mukora iki mu musengero. Ndangije ndavuga ati nta kibazo, ibyo nibyo byacu. Turangije tuva mu rusengero, hafi yo mu rusengero turangije tujayo, turangije kuja dusanga yarwaye ibintu tutamenya natwe ngo ni ibiki. Turangije turamusengera, njewe n'undi mugabo nanditse na Alphonsine. Imana ikora imirimo n'iki nibitangaza. Amen. Ubu nawe ari kwamamaza Imana. Nshatse kukubwira ngo nta buzima Imana itakora iki, tahindura, nta ndukura Imana itakura umuntu. Mureke dusenga, tuyiringire, tuyikomezeho, izatugirira neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga. Haleluya, haleluya. Tugiye gusengera ibintu byinshi bitandukanye. Umva akantu ngiye kugusaba, sibyo? Ngiye ngiraga amagambo menshi, urumva ndi umunyamakuru nubwo ntarabigira umwuga, ariko nibikomeza n'undi n'ibyangombwa nzabishaka, n'undi mbe uwa nyawe, sibyo? Icyo tugiye gukora ni iki rero? Ugiye gutanga nimero yawe, sibyo, kugira ngo uwagukenera azaguhamagare. None turangiza iri kuri iryo wari ukumva nakuniganye, ubwo urarivuga kugira ngo nuza gusenga tuvuge ngo amen, nakatinze nta rindi jambo mvuze. Ngenda cecetse, ugiye gutanga nimero yawe. 079 8617 Subiramo neza. 079 Yego. Nshatse kubwira buri muntu wese udukurikiye ko nta buzima Imana itahindura. Nta buzima Imana itahindura. Yageze kwa Manowa, ibwira muka Manowa ngo wakoze, iramubwira ngo kindi kigihe nzaguha umwana w'umuhungu uzamwita Samusoni. Imana ishimwe. Amen. Haleluya, haleluya. Igihe kigeze muka Manowa byiyumvamo, yumva kari yivuza, ariko arabati oya, umugabo wanjye ashobora kuba ari umupingaye, wongera ugaruke uvugane nanjye, umugabo wanjye ahari. Rero Imana avuganye nawe cya gihe yongeye kugaruka kuvugana nawe, kizakugirira neza kandi guhera aka kanya ubuzima butangire buhinduke. Murakoze. Mwakeneza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Gusenga Mana nyir'ingabo Jehova. Haleluya, haleluya. Rabbi Adonai, zenemini tandogrere, zenene kontre taya, ataya girebo, nini sante. Tugushima neza n'urukundo n'imbabazi utugiriye. Izina ryawe nirishimwe. Turavuze ngo twagendanye nawe, ariko no gusubira mu rugo dusubirane nawe. Tuzi neza ko kugendana nawe ari kimwe, ariko gusubirana nawe ni ikindi. Uturinde aka kanya, uturwanire kuko uri Uwiteka. Urakoze mu izina rya Yesu. Amen. Amen.